aho nzajya hose nzakoresha agakingirizo nshuti kambere y'intwaro mwagira isoni nge sinzaterwa n'isoni kuragana agakingirizo nasoni nge bintera nge nitwa tough man. Okay, hano bakaba bahita muri Sahara nkaba nitwa Kimanyike cyo ngabanzwe ku izina rya Tough. Yego Tough. Ariko buriya mu bintu biranga amakaretse cyane cyane. Ntawo barakuvuga habamo n'ibintu byo gusambana. N'ubusambanye nabwo buba burimo. Aha se nta buhaba. Reka. Ntago wabona amafaranga yo kumuha wamwishimiye ngo ubura amafaranga 200 300 ya Polydus akejana kabuze hari aka 500 yakagura cyangwa wagenda Kizimbabwe. Agakingirizo nakagira na mituweli nakagiranya nungu ko ufite perime nakagira nkuko ufite irangamuntu. Kubona umugabo wagakingirizo nta kibazo wabibona. Nta kibazo nayibonamo ko mbanzi ko abajya handi cyangwa ko nagiye mfata njya handi. Kibazo nje nagira nje mba ngafite nje dore ngaka. Na wundi kurongora ndarongora nobeje wundi nobondaje wundi hano umugore narongoye amusibeje warayi neza akoresha agakingirizo muze nagakoresheje ariko mfite kandi nuko nakebagiye ngende no saha umugisha. Icyorezo cya sida ni kimwe mu byorezo bihangayikishije isi n'u Rwanda rudasigaye, aho ubushakashatsi kugeza ubu bugaragaza ko mu Rwanda umubare w'abanduye iki cyorezo ugera kuri 3% k'abanyarwanda bose. Bivuze ko rero ari icyorezo gikwiye kwirindwa kandi gikwiye gushakirwa ingamba. Mu ngamba rero leta ishyiramo imbaraga harimo kwifata, ariko nanone hakazamo n'ikintu cy'agakingirizo. Agakingirizo ni imwe mu ntwaro yo kurwanya icyorezo cya sida, ariko kugeza ubu ntabura kuva ko abantu bagitinya, aho usanga umuntu kuba yajya kumwiduka kukagura ni ikibazo, umuntu kuba yakatakaruka kabona ni ikibazo. Turi mu murenge wa Niboye, ni mu karere ka Kicukiro, mu kagari ka Niboye, turi mu gasantere ka Sahara, aho tugiye kuganira n'abantu bakora hano batandukanye. Ese bo babona ikoreshwa ry'agakingirizo rihagaze rite? Ese bo bundi bashobora kukagura? Nibyo tugiye kuba tureba muri iki kiganiro, ntimujye kure. Okay, hano bakaba bahita muri Sahara nkaba nitwa Kimanyike cyo ngabanzwe ku izina rya Tough. Yego Tough. Ariko buriya mu bintu biranga amakaretse cyane cyane. Ntawo barakuvuga habamo n'ibintu byo gusambana. N'ubusambanye nabwo buba burimo. Aha se nta buhaba. Reka. Ubundi ubusambanye graferi ubusambanye ni kuvango ni ibintu kamera hano z'ubusambanye cyane Sodoma Matimpa ukikoza hano za urabona ugeze hano ku Murindi hano bita la police Nyandungu na hano haba za Mukango niki, ariko Sahara nubwo bivuga uko ni bura bwaba hariko ubwo bura nago tubuzi cyane muri Sahara. Ariko abantu mu bano Sahara namwe ibyo bintu mushobora kubikora. Okay, ni gute twakurwa busamanye grafre? Ubu ni mpe nambe ikintu kiranga Sahara yacu turangwa n'amasengesho, tukaba dufite umupasiteri wacu ushinzwe kuba duhuza ngano bari muri generation imwe tukaganira, ariko ibintu by'ubusambanyi Allah yarabiturinze. Mu bintu wenda nibyo nimba mutanabikora, ariko ni ibintu bishobora kubaho. Hariho icyorezo cya sida kandi cyandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu buryo bwo kwirinda uretse kwifata habamo n'agakingirizo. Agakingirizo wakagura mu isoko ukagenda ukavuga ati ngiye mu iduka ndakaguze. Okay, agakingirizo nakagiranye na mituweli. Ubu ngubu mituweli umuntu wese yagiye kwa muganga afite mituweli, ikibazo afite cyose kirakemuka. Iyo umubyeyi agiye kubyara kwa muganga afite mituweli, niba yiri gusabwa ibihumbi 200 bamusaba amafaranga 300 cyangwa se amafaranga 500. Mituweli ndako cyangwa se agakingirizo ngewe ku bwanjye ngiye nka Tough nkagiranye na mituweli. Bivuze rero ko kuba wagenda ukakagura mu iduka nta kibazo rwose, wagenda ukakagura n'abantu bakubona. Okay, kugura agakingirizo nta soni birimo. Koko uragira isoni ejo uzapfa. Ariko iyo ufite agakingirizo kawe kakurinda ikibazo cy'icyo kijyanye n'indwara yukorerwa ivuye mu mibonano muza bitsina. Ubu ngubu uragafite agakingirizo tuvuga runahita nkakwereka kabisa. Aho nzajya hose nzakoresha agakingirizo nshuti kambere y'intwaro mwagira isoni nge sinzaterwa n'isoni kuragana agakingirizo nasoni nge bintera nge nitwa Tough man. Hari abantu kugeza ubu ngo bagitinya yenda kuba bagendana n'udukingirizo ku buryo kanaguye ishyano ryagwa. Abo bantu bababwira
Okay, ni umuntu utinya kugendana agakingirizo, ni nkuko ntagakunda ubuzima bwe, kuko muri iyi minsi nubwo nabivuze ngo agakingirizo nakagira na mituweli, nakagiranya nunguko wafite perime, nakagira nkuko ufite irangamuntu, kuko nyeka ko agakingirizo ubu muri mu misi aho bitewe n'isi aho igeze ahangaha cyangwa se n'ikibazo kiri ku isi yacu, agakingirizo kugakoresha numva nta soni byanira. By the way, sinabikira banka nabaga Sodoma tuza kugira ikibazo, yari umupepi yanjye, yari umupepi nakundaga sana, umupepi yaza kwitaba Imana, tugiye kukira baravuga ati umupepi yari umwana mwiza ariko yishwe na sida. Twebwe byaradutunguye cyane kuko yapfuye afite ibiro yafite ibiro nk'ibiro 15 byonyine, kandi bwa mbere ari insave, umukobwa mwiza cyane arapfa. Noneho nkuko iyo babibabwiye nkuko mwagiye gushyingura, uravuze nawe uti twaratunguwe, bivuze ko rwose no kubona ahantu babivuze biba bitunguranye, ahenshi ntibabivuga. Mubona ibyo bintu byo kubihishira bitagira ingaruka mu gutuma sida ikomeza gukwirakwira? Okay, ubundi uko bukeye nuko bwije, uko bahisha sida ni nako ikibazo kizakomeza kuza muri public. Ubundi mbere na mbere kuhisha sida, kuvuga sida siyoni, kugenda agakingirizo nta soni biteye, ahubwo mbere na mbere twe tumenya abo turi bo, ikibazo niba cyaje mu isi ari icyorezo, uko twakirwanya mbere na mbere urukingo rwacu agakingirizo, ubundi tuzakomeza forever and ever. Twese nk'urubyiruko niturwanye sida nzayishwanya gusa, sida sinzayihereza, nge nitwa tafu mu buzima bwanjye bwose, abakobwa beza cyane bose boni babikozwa, inama zacu twese twe tuzagirwanya, haba mu isoko twese turwanye sida, haba mu rusengero nituyirwanye, mu masoko yose twe nituyirwanye, mu bana bato twese twe nituyirwanye. Machiavelli man, urakoze cyane. Ase ko nango umuntu agapfa yishwe na sida, kuki mubwiye ko amaraso yanjye maze ubundi muzima samples, kandi ninamugemura kwa muganga arwaye sida. None se uririnda se ko wamenye kuri muzima? Nkwasha agakingirizo n'ubundi agafite hano, reka nkakwereka no agafite ase kuki usambana uri musuma kazanira tukaberekeye ibiba urugero rwo gukorera aho ngaho. Reba neza sankari no mwikofi, reba neza yakabuze ariko ntacyo nakomeza kari mu ipantaro inambaye nimugoroba. Ariko rero ubu ngubu hari n'undi mugore duturanye umbwira gutaza umugabo yishwe na sida, none akambwa ngo ugenze gusonga umugabo ari inshuti yawe ngo uze gutera kabiri usoye n'abana, ushaka kujya umutima ukarya. Ariko namubwiye se nje nkabikora nkaguteye inda cyangwa kwantera sida, ngo ntukuri ntayo mfite, najya kujya umutima ukarya, narifashe. Nibyo muze uti najya nkunda kubi, kandi ubwo ngubwo hari igihe mbona agafaranga, nabona agafaranga nkamugura nk'agacupa. None hari igihe ejo bundi yambwiye ngo wanguriye ngo kwa Primus, nari mushiki wanjye uri Uganda yanyohereje udufaranga 20,000, nanjye ndamubwira inase nkugurira ka Primus uramafateho, ngo hari ikibazo se, ngo ko ngifite hari ikibazo, umutima ukanya nkagira ubwoba. None se muze ubona si ibyo bintu nyuma yo kumenya ko umuntu warongoye yishwe na sida, nawe ugahita ufata umwanya ingamba zo kwifata no gukoresha agakingirizo? Hari abana n'ubu b'urubyiruko banatinya kugendana n'ako gakingirizo no kuba yakagura bikaba ikibazo, ubagiriye ihe nama? Inama nabagira jewe nk'abana bafite imyaka 18 cyangwa 20 kugira ngo umuterete umwana utari hejuru y'imyaka 20 ukoze ikosa. Inama nabagira ni ukwifata cyangwa bagakoresha agakingirizo. Nanjye w'umusaza ndagakoresha nuko nakabagiye impano na inamba ejo. Ariko ubundi byo sinjye kube abagore ndabakunda, nk'ubwo abagore nashoboye kuryamana nabo mfite imyaka 56, abo nibuka ni nka 95. Ariko muzabwa ntubeshya navuze Susanide nanika 62. Semba beshya no kuri kw'Imana. Hari n'abakobwa binateye ndasina nabarongora, ariko mfite n'abana ntazi iyo bari.
nararongoraga cyane, nakundaga abakobwa cyane cyane cyane, ariko ubu ngubu nsigaye ndeba, ubu nsigaye ndeba indaya nkumva sinanayitereta, ariko rero inzoga nitera byose. Iyo wanyweye kano kadirigi ubona ndi kunywa, bituma wicaranye n'umukobwa, bituma umukeneye ukaba wamutereta ukumva uramwivuza. Kandi mbwa n'umusaza ndakora rwose, ndi umupfubuzi, ndabarongora n'ukuri. uri umupfubuzi? Ndabapfubura rwose. ariko muzabugira imbaraga ko ndemarase oya, ntago nafata umuntu uri munsi y'imyaka 22. Shaka igicece tungana gifite nka 35. Ubwo rero murakoze. Naho ubundi kurongora ndarongora, nobeje ubundi nubondeje ubundi hari umugore narongoye umusibeje waraye. Neza wakoresha agakingirizo muze? Nagakoresheje, ariko mfite kandi nuko nakebagemo. Njye ndabibona nyine abantu benshi baba bafite urwikekwe, ariko atari ngombwa kugira urwikekwe. Kubera iki atari ngombwa? Mbere na mbere ugomba kurinda ubusugire bw'umubiri wawe. None se kwiyo wenda kwifata binaniranye, hari n'izindi gahunda ku bundi buryo bwa kabiri bwo gukoresha agakingirizo, nka ubu ngubu kubwaho wajya nko kugura agakingirizo? Nagenda nkakagura nyine kugira ngo ngire uburyo bwo kwirinda. Ukakagura neza mu ruhame? Nkakagura mu ruhame muri botike. Ubu se ko kwirinda buriya ntago bisaba kwirinda ibintu byabaye, umuntu agenda ahora yirinda. Ubu ngubu uragafite? Ukagura mbere ukakagendana. Wambwiye uti nta kibazo ngewe wose nanakagura, niba ugafite koko katwereke. Ngewe nta kibazo ngewe nagira, ngewe mba ngafite, ngewe dore ngaka. Mubona se ubundi kugira wenda nk'ubwo bwoba nta kintu byongeraho, no kuba n'abantu bagwa mu busambanyi bakabukora batikingiye kubera byasoni? Cyane cyane ubusambanyi buturuka ku businzi. Igihe umuntu yasinze nta kotorora aba afite. Igihe wasinze ugomba kukagura mbere, kuko ushobora guterwa utabizi. Nk'uko umuntu yirinda ko yakandagira umusumari ukamupfumura ikirenge, ni nako uba ugomba kukagura ukakitwaza nyine ukarinda ubusugire bwawe. Ndibwende David. Urabizi ko icyorezo cya sida kiriho? Ndabizi. Mu buryo se bwo kwirinda wabubuze? Gushaka agakingirizo. Uvuzemo n'agakingirizo, kugeza ubusanga abantu bagifite ibibazo ku bintu byo kugura agakingirizo batabyumva neza, ku buryo no kujya kugagura ari ibibazo. Wowe ubu wajya mu iduka ukagura agakingirizo? Najya mu iduka nkakagura kubera yuko naba nkakeneye. Ukakagura utihishe? Ntihishe. Ufite nk'umukobwa mukundana, agakingirizo kakagwa muri kumwe, wabyakira? Nabyakira nanagatora nkagatwara, kubera yuko nawe ndumva yuko nakabonye nkafite atagira isoni, kubera ko azi ikintu n'icyo kamara. Nitwa Mahoro Irene. Mahoro Irene, urabizi ko sida ibaho kandi ari mbi, ntubizi? N'uburyo bwo kwirinda se urabuzi? Ndabuzi. N'ubwo se n'ubuhe? Njyewe se icya mbere ni ugukoresha agakingirizo. Agakingirizo urakemera? Ndakemera. Wagakoresha na? Ndagakoresha. Abantu bagitinya kugakoresha cyangwa no kugatunga kumva ari ikibazo, wabagiriye na? Nabakangurira kujya bagakoresha. Njyewe buri munsi ndagakoresha. Buri munsi wagakoresha? Ubu se nk'umuntu aje akakubwira ati nge mfite amafaranga menshi yanjye singakeneye, wabyemera? Namubwirane yigendere. Kandi ari amafaranga ubushaka? Wapfa. Kuko nanjye mba nshaka ubuzima. Barwara bagenzi bawe bandi nabo badatekereza nkawe, akavuga ati ngewe upfa kumpaye amafaranga menshi nta kibazo, abo ngabo wabagiriye? Nabakangurira kujya birinda, bakajya bakoresha agakingirizo. Hari igihe ubuka kubera gukunda igitsina wasinze, hari igihe mbega uba ushaka icyo kintu, kiriya kintu ni cyiza kiraryoha, ugashida ugakoreye aho ngaho nk'uyu akakuroga, ariko njye ntibirambaho kuko genda umugabo ufite abana 2, ariko ibyo ngewe birasi ndarabyambara, afite imyaka 37, ariko none se ubwo ufite iyo myaka, ufite n'umugore, none se ntabwo ufite ko yaguca inyuma ukandura? Kiranazira imyaka ngezemo sindamuca inyuma, mpagasi i Kigali ngataha hano ku buhanda, ukwezi kugashira, ariko sawe ndamuca inyuma. Ariko se ko agakingirizo bitavuze n'undi gusambana,
kwari kukitwaza ku buryo bibayeho nyine ukagwa muri umutego bikabaho kukitwaza wumva hari ikibazo cyaba kirimo. yewe umutego nzagamo n'uwo kunywa icupa ariko yewe ntabwo nzagamo umutego wo gusambana kuko umugore wanjye arahari hariya ku buhanda Igitarama ntabwo nzawugwamo. Ibi bintu urabyemerara? arabeshya iyo wanyweye ikinyobwabwenge n'ubundi bituma washaka umugore hanze. Ubundi se abagabo baza kubareba ntibaba bafite abagore? Baba bafite. Bivuze ko rero n'uyu ngo ibyavuze ashobora kugwa muri uwo mutego? Yawugwamo. Ntabwo bizashoboka kuri jyewe, ntibizashoboka. Umuntu akoresha agakingirizo kubera ko aba bakobwa barananiwe. Umuntu akoresha agakingirizo ku mukobwa nk'uyu unaniwe kubera ibibazo bimugwiririye. Nawe umukobwa mwiza ashobora kugukarisha kubera kubwiza ukaba washiduka umusambanyiriza ugashyiramo aho, ariko nk'aba barananiwe. Ariko uba witeguye nawe ugendana agakingirizo no muri butike tuba turimo ahantu ariho hose turagenda tutugura. Ntabwo wabona amafaranga yo kumuha wamwishimiye ngo ubure amafaranga 200 300 ya polidasi. Ntacyo mbivugaho, dore nk'uyu mugabo burekamusubize subwo reka maze mubaze akijana kabuze hari 500 yakagura cyangwa wagenda Kizimbabwe. Oya namubwira agakomeza agashaka abandi. None se wabishaka? Nabishatse icyo gihe ntago nakwiyahura ku kintu kibi nkireba kandi ndeba ari byiza biriho. None se iyo abagabo ko muzi ko nyine hari ikibazo cyo kubura udukingirizo, mwebwe mama twifite ku buryo n'uje atagafite mu mufasha? Leta iratuduha, akagari kaba hari duhari, umuntu afite ubushake aragenda akajya kubuzana. Nase ujya kubuzana ku buryo rero umuntu uje gushaka iyo agize ibyago byo kubura agakingirizo nk'uyu ngoyo umufasha? Njemba ndufite. Ariko se hano uradufite? Uyu bunga isi sana mfite ariko nimugona nafite. Hano ntubuteganya ko ushobora guhita ushiduka ubonye nyine uko bigenda ukaba wabikora? Nanjye mbonye afite amafaranga namubwira akakagura. Uyu ni wagize umwuga. Imbu yagize umwuga, twebwe abagabo ntimutumenye ko ntimuvuge ko ariko twese tumeze. Yewe imba mpagasa hano i Kigali buri kwezi ngataha Igitarama hariya ku buhanda, ntago mvuze ngo buri kwezi yewe ngo ndasambana hano i Kigali. Ngomba kugenda ngomba kumena ukwezi hano nkazongera kubana n'umugore wanjye ntashye hari Igitarama ku buhanda. Mbona icyo mbaza uyu mugabo, mumbabarire gatoya. Uyu mugabo aragira ati jye narimwe mu kwezi. Ubu se umudamu wawe kuba wamusize mu cyaro ubuze basigaye mu biki mu baturanye n'abo bahura nabo mu nzira? Icyo nicyo kibazo mfite cye. Mbajije uyu mugabo, reka mutungane rutegeko n'umugenzi wanjye. Ibyo nanjye iwacu ni mu Ruhango, ariko umugore wanjye tubana i Kigali. Ibyo ntacyo bindebaho kuko jyewe mfite ubwitwarire bwanjye, yanyanduza nkazamenya ngo nanduye, ariko jye maritwaye neza no ku Mana. Hari igihe yanyanduza ntifate. Gusa icyo mvuga ngo ntabwo abagabo bose turi kimwe. Ese ubwo asanze bagiye kwipimisha agasanga yaranduye yabyifata mate? Isanze yaranduye ubundi iyo ntacyo buri kwezi tujya kwa muganga. Ntabwo mbeshya se ubwo ngo ibi ni burake murimo, ntabwo ari burage murimo. Iyo ntacyo buri kwezi tujya kwa muganga. None se ubona se agakingirizo kadafite akamaro? Ku bantu baheheta gafite akamaro, ahubwo mu bakangurire kuba kakora ibintu byinshi cyane. Tarakamenye kuko gafite akamaro. Uzajya kukagarura kutabuhasanga ko leta nayize akamaro ka. No muri gereza burahaba. Ahubwo ndimo ubuzima bwacu tukabubungabunga, tugomba byose bishoboka. Ubonye nk'umugabo ufite umugabo? Mfite umugabo ngewe agiye nko kugwa nk'amafaranga agakora mu mufuka agakingirizo kakagwa, wabyakira? Ni agakingirizo ntabwo byashoboka, nyine namubwira ibyo ntabwo bishoboka. Gambaze nkatoragure kugira ngo tubonane mu mpuzabitsina twifashishije agakingirizo.
kuri wowe rero rwose agakingizo kubonana umugabo wa agakingizo nta kibazo wabibonamo? nta kibazo nabibonamo ko mbanzi ko bajya ahandi cyangwa ko nagiye mfata njya ahandi. Noneho ugira iyihe nama abandi badamu? Inama abadamu nabagira umugabo nagajana ku ijana. Abantu benshi ntabwo bashobora gufata icyemezo cyo kuba yakwemera ko yanduye yewe ngo yemere ko binanyura mu bitangazamakuru na televiziyo aho bamubona amashusho. Wowe urabyiyemerera? Njye ndabyemerera. Noneho nibyo waranduye uranabyemera, ubu ngubu n'abantu muba hamwe hafi hano baba babizi? Bose barabizi. Ubona bifasha iki noneho iyo utinyutse ukavuga nk'uko nguko ukabwira abantu ko wanduye, ubona bibafasha iki? Birabafasha kubera baramfasha. Mfite akavirusi kanjye, nirinze kuba nabonana n'umuntu witwa igitsina gore, nirinze kuba nakongera communication n'igitsina gore. Ubona se iyo wenda warasobanukiwe nk'ibintu byo gukoresha agakingirizo uba waranduye? Kuva nabaho kubera hari umuntu wakubaziza akantu gakenya, arakubwira ati umurengwe wicinda amafaranga, money foolish on the bullshit move. Iyo usanze umuntu akunyereye ku muryango uhamagara umupagasa kwamubwira nyuma byose nyashaka ndashaka kwigendera. Nuko nabigenzaga, abagore nageraga muri rogi nkaryamana babiri, mfite amafaranga n'umugore wanjye abizi, business n'ubu ngubu umugore wanjye arabizi ko aho nuye nta bukene nagira. Iyo wajyaga no gukora n'ibyo ngibyo ntago wakoresha agakingirizo? Ntago nakoresheje agakingirizo. Navuga Imana ni Imana, amafaranga n'ayanjye nkishima. Ubu ariko noneho ubu ngubu bibaye ngombwa wagakoresha? Ubu ngubu byose narabyiboreye, byose nabyaye Imana narabyiboreye.